none abantu babaye barakare abantu babaye barakare babaye abanuki kandi ngo turi mu nzu y'Imana bimaze iki by'ibyaye byo gushyuhaguza ndabirambiwe ni mushakire score mushakire score mushakire turbo mushakire mitsingi nanjye mbere nk'abandi nawe urashaka kumera nk'abandi wahuye n'abantu bakwima inzira mana yanjye hari n'igiturana n'umuntu wambabari ngafata ku itiyo yawe nanjye amazi akazi wanjye nta nzira ndi buguhi ese ko kwimya inzira y'amazi we ko anezezwa no kuvoma mu rugo iwe yaretse nawe ukavoma mu rugo iwawe umuntu aguze imodokari wambabura ukampa metero 2 nanjye imodokari ikagera iwanjye bitangoye nta nzira ndi buguhi ese ko mwimya inzira ejo nurwara nende uzakujyana kwa muganga n'igisubizo Imana iravuze ngo babyeyi nimutange inzira babyeyi nimutange bagaba bagenzi baje dutange inzira mwaritse kubangamirana nta nzira ndi buguhi umwedomu aragatsindwa n'Imana byagezeho Imana irakara iravuga ngo abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe byanditse muri Zaburi ya 60 ku murongo w'10 ariko watanze inzira mwakeza imbuto mwaritse kubangamirana umuntu akakwitabika imbere nta nzira ndi buguhi wambaye inzira nkigera mu gihugu cy'amasezerano abantu batanze inzira abantu bakajya mu gihugu cy'amasezerano mwatanze inzira abantu bakagera mu byiza byabo mwibagiye ko mwababaranye nta nzira ndi buguhi manda ubujye gusenga ngendo managize akazi usenge uribagiwe ntabwo turageraho Satani atarasimye tubwizanye ukuri ubayeho reka nemere ko ufite akazi ngo amakara yazamutse ukabona urayaguze gaze ngo yazamutse ukabona urayiguze ibicuruzwa ku isoko ukabona byazamutse ukabona Imana igoye kujya guhaha iryo ni ikoranabuhanga ry'Imana ribikora n'ugwaye 1000 ni Imana imunyuzemo n'ugwaye 2 ni Imana imunyuzemo n'ugwaye 5 ni Imana imunyuzemo n'ugwaye 10,000 ni Imana imunyuzemo n'ukohereje kuri mobile money ni Imana imunyuzemo iyo Imana ikora ibyo tuyivuga nani hari ikintu Imana idashobora gukora tuvuge niba ufite ibyifuzo 10 Imana ntishobora kubigusubiza byose ishobora gusubiza 6 cyangwa 7 igasigaza 3 harimo utunyundo tugomba kujya tuguhonda kugira ngo ugaruke imbere y'Imana Imana ntiyakora ikosa kugusubiza ibyifuzo byose hari utunyundo isigaza vuga ngo utunyundo kugera Yerusalemu gusenga ndabona ari kuri umwana w'umuntu yibagirwa fu umwana w'umuntu afata ka miliyoni mbona mwanya afite kujya mu materaniro ndananiwe umwana w'umuntu ese igira ngo iyo miliyoni nuyikoraho iziyongera cyangwa izagabanuka nta mwanya mfite amarepetisiyo yanyu ya buri kanya tumira nitwa Mushenzimana Felix ntuye Igihogwe ndubatse tudatinze reka tuvuge ijambo ry'Imana dusome igitabo cyitwa Kubara uko cyanditswe na Mose ni igice cya 21 dusome umurongo wa 4 n'uwa 5 ni page 150 mu isezerano rya kera page 150 mu gitabo cyitwa Kubara tujye kuganira topic ivuga ngo twirinde kuvuga Imana nabi kandi twarayibonye vuze ngo iki ni interuro itari ndende cyane ivuga ngo twirinde kuvuga Imana nabi kandi twarayibonye ni bande babonye Imana twarayibonye bamama mwarayibonye bagabo mwarayibonye rubyiruko mwarayibonye umva nayo kuntu ivuze rero ngo mwirinde kuyivuga nabi bene data kubyigisha biroroshye kubisoma biroroshye kubishyira mu ndirimbo biroroshye ariko hariya kuri tere hariya dukorera hariya dutuye hariya mu baturanyi niho tugomba kubishyira mu bikorwa hano dusomye ni inkuru z'Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa berekeza i Kanani hano bari bageze aho bita Hori hari ku rugabano n'igihugu cya Edomu nabo kwa Esawu uvukana nande na Yakobo mu yandi magambo ni bene wabo na Isiraheli hano Hori
niho umutambyi Aroni yapfiriye. Bavuga ko Aroni yapfuye afite imyaka 123. Murumuna we Mose igihe cyo gupfa kwe yapfuye afite imyaka 120. Yosuwa yapfuye afite imyaka 110. Hano Abisiraheli bamaze ukwezi kose kurenga barira umutambyi Aroni kuko apfuye batageranye mu gihugu cy'amasezerano. Hano Abisiraheli babwira Bedomu, barababwira ngo Bedomu, murabizi ko muri bene wacu, murabizi yuko twababaranye, dore icyo tubasabye, nimuduhe inzira duce mu gihugu cyanyu twerekeze i Kanani. Nimwumve ko nta Bedomu bavuze, baravuze ngo Bisiraheli mwese nta nzira tuzabaho, icyo tuzakora tuzabasanganisha inkota tugirute tubice. Muri iri teraniro Imana iturinda Bedomu. Ndabisubiramo, Imana Abedomu baritambika babima inzira, kandi ababimye inzira ni bene wabo. Imana iturinda Bedomu. Umwedomu kwima inzira, kandi ikimbabaje nuko ari mwene wabo. Usogera ngo umuntu uguhemukira nuwo kure, ni hafi aho. Kandi umuntu uguhemukira nuwo mwabanye mu bushomeri, nuwo mwabanye mu bukene, numwe inzara yabariye muri kumwe, numwe babirukanye mu nzu muri kumwe, ejo yamara gusubizwa wampaye inzira. Umwedomu akitambika ngo nta nzira, ngo muri iri teraniro nirukanye imyuka ya Bedomu mu izina rya Yesu. Abedomu babima inzira. Abisiraheli barababwira ngo nta mariba y'amasoko yanyu tuzafataho, icyo dushaka niki ni inzira. Abedomu baritambika babima inzira. Barababwira ngo nubwo Abisiraheli turi benshi, inzabibu zanyu ntazo tuzafataho. Abedomu baritambika babima inzira. Kandi inzira ijya i Kanani iraca muri Edomu. None ko babimye inzira bagomba kujya i Kanani, biragenda bite? Wahuye n'abantu bakwima inzira, mana yanjye. Hari n'igihe uturana n'umuntu wambabari ngafata ku itiyo yawe, nanjye amazi akazi wanjye, nta nzira ndi buguhe. Ese ko akwimye inzira y'amazi, we ko anezezwa no kuvoma mu rugo iwe, yaretse nawe ukavoma mu rugo iwawe? Umuntu aguze imodokari, wambabura ukampa metero 2, nanjye imodokari ikagera iwanjye bitangoye, nta nzira ndi buguhe. Ese ko mwimye inzira, ejo nurwara ninde uzakujyana kwa muganga? Ni igisubizo. Ko wimye umuturanyi inzira yaguze imodokari, ejo nurwara ninde uzakujyana kwa muganga? Umwana we nakora ubukwe niyo imodokari izamutwara. Ariko mwatanze inzira. Muri iri teraniro Imana iravuze ngo babyeyi nimutange inzira. Babyeyi nimutange, bagaba bagenzi banjye dutange inzira, mwaretse kubangamirana. Nta nzira ndi buguhe. Umwedomu aragatsindwa n'Imana. Byagezeho Imana irakara, iravuga ngo Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Byanditse muri Zaburi ya 60 ku murongo w'10, izabakubita inkweto mu mutwe. Wabisanga no muri Zaburi 107 ku murongo w'10, iravuga ngo Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Uwanditse commentaire yaravuze ngo singombwa ko Imana izakura mu inkweto zanyu, ngo ahubwo inkweto Abedomu bazaza bambaye nizizabahonda mu mutwe. Kubera ikiga kubisa inkweto mu mutwe nuko bimye ubwoko bw'Imana inzira. Ariko watanze inzira, mwakeza imbuto, mwaretse kubangamirana, umuntu akakwitabika imbere, nta nzira ndi buguhe. Wambaye inzira nkigera mu gihugu cy'amasezerano. Abantu batanze inzira, abantu bakajya mu gihugu cy'amasezerano. Mwatanze inzira, abantu bakagera mu byiza byabo. Mwibagiye ko mwababaranye, nta nzira ndi buguhe. Umwedomu arashaka kuhana n'inda, kandi we ejo bundi yarabyaye. Mu izina rya nde ya Yesu. Ndagira ngo mbere ko nkomeza, Abedomu barahari cyangwa ntabwo bahari? Umwedomu ntashaka ko ibyiza bikugeraho. Umwedomu arashaka ko ukinagira. Umwedomu arashaka ko ubukwe bwawe bupfa, kandi ejo bundi yarashyingiwe. Mana uturinda Abedomu. Mana muri iri teraniro uturinda Abedomu. Abedomu bimya Abisiraheli inzira. Byagezeho Imana ivuga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 23 ku murongo wa 8, iravuga ngo ntukange Umwedomu urunuka kuko ari mwene wanyu. Niko byanditse. Ntukange Umwedomu kuko ari mwene wanyu. Bivuga ngo guhora si ukwawe, guhora ni uko Imana. Wowe icyo usabwa, njyewe icyo usabwa ni ukuvuga Imana neza. Imana izazikubita Umwedomu. Uwo Mwedomu kubangamiye, Imana izazimukubita. Wowe icyo usabwa, njyewe icyo usabwa ni uko tuvuga Imana neza. Abakeneye kuvuga Imana neza mutere haleluya. Twebwe icyo dusabwa ni uko tuvuga Imana neza. Ese umuntu avuga Imana neza hambere hehe? Dore hambere umuntu avuga Imana neza iyo igeze imbere y'icyaha, ntukore icyaha, ubuvuze Imana neza. Aha kabiri, iyo igeze imbere y'ikigeragezo, tubitotombe tubivovote, ukavuga ngo yabanye nanjye hashize. Ugahita ubwira ikigeragezo ngo genda gakeya, na mukuru wawe yaransize. Uko niko kuri, uko niko kuri. Ninde udafite ahashize? Ninde udafite ahashize?
iyabanye nanjye. Dawudi yaravuze ngo yabanye nanjye ndwana n'idubu ikabana nanjye ndwana n'intare. Wa Mufilisiti utarakebwe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Isiraheli ugeze ute wasuzuguye. Ni nko kubwira ngo wakigeragezo we genda gakeya na mukura we yarasize. Turasaba Imana imbaraga zo kugira ngo dushoboze tuvuge Imana neza kuri te. Vuga ngo kuri te. Bazo mwende tibite kuri te. Mumbareze umwegere mumbareze tibite kuri te. Bite kuri te kuri te. Bite kuri te. Muzimana tuyorosha Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu munjanire kuri te. Amakara yashize. Tega burya tavuga nabi. Gaze yashize turebe umuceri ntabari ibirayi ntabihari. Makaroni ntayo. Onja ntayo. Salvatore kuri te. Bite kuri te. Kuri te. Kuri te umudamu aracomoka akabwira umugabo ati ndabona utari umugabo ndabona uribuka. Kora kwe kuzarasi kuri te. Nenda zakomeza kumwita sheri y'abazarasi ne. Ahora irashaka ko namuyivuga. Uyivuga? Iyo umugabo n'umugore bakundanye baba bavuga Imana neza. Iyo mubana muri ministeri mwemerana mukundana mwikorana ibitwaro muri kuvuga Imana neza. Iyo mufashanya bavuga Imana neza. Iyo wambika mugenzi wawe muvuga Imana neza. Yumve hali akira ibyo kumusugara ba kuvuza Imana neza. Mana dushoboze kuvuga Imana neza. Tuvuga ngo sesa. Abavuga bikemera sesa. Mana dushoboze kuvuga neza. Mana dushoboze kuvuga neza abantu. Nabo kizaza cyo kuvuga Imana abantu dushoboze kuvuga neza. We ntabwo ari block. Ntabwo ari kalime. Mana dushoboze kuvuga neza. Abantu bari kuvugana kandi mugira ngo uyivugana nuri mu bibazo. Nuri mu bisubizo. Asigaye yivugana urugero. Murasiga mara kugira mu rwego akavuga mu rwego ngeze sinamaji. Sinakufata ibintu by'ibyaye byo gushyuhaguza ndabirambiwe ni mushakire score. Mushakire score. Mushakire turbo. Mushakire mitsingi nanjye mbere nk'abandi. Nawe urashaka kumera nk'abandi. Nawe urashaka kumera nk'abandi. Ibintu by'ibyaye byo gushyuhaguza ndabirambiwe ni mushakire score. Mushakire score. Mushakire turbo. Mushakire mitsingi nanjye mbere nk'abandi. Nawe urashaka kumera nk'abandi. Nawe urashaka kumera nk'abandi. Umudamu amara gucya yamara kugera ku isoko amaze gutamuka amaze gucya neza agahita abwira umugabo viye umeze heka kweri viye uri viye we ntabwo bakiberanye warashaka abandi bakiri batoye ngo ni viye ko Imana iri hangana muvuga ngo Imana iri hangana hari n'uvuga ati tujyanye mu bukwe bancisha mu ijisho umaze no gusaza uri viye tukimenya no gukora akazi neza umaze no gusaza. Undi yabona umudamu amaze gusaza agahita abwira mukecuru mu gituza cyahabaye nk'isogisi rikweduka ndabona tutakiberanye. Murabona uko turi kwerekeza? Murabona uko turi kwerekeza? Biravuga ngo mu bisubizo tugomba kuvuga Imana mu bibazo tugenda n'amaguru tugenda n'imodokari tuba mu mazu yacu dukodeshereza abandi dufite akazi tutagafite tuvuga abatene kuvuga Imana neza mutere haleluya. Imana idushoboza kwivuga neza. Imana idushoboza kwivuga neza. Inzira bayibimye dukomeze ngo baca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Noneho ngo barakikira ngo bakikiye urugendo ruba rurerure. Rubaye rurerure bavuga Imana nabi bavuga na Mose nabi. Baravuga ngo mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu butayu. N'imitsima yaho tubonye ni mibi kandi umugabo ntiyagize uruhari kugira ngo imitsima iboneke, umugore ntiyagize uruhari, umusore ntiyagize uruhari, umukobwa ntiyagize uruhari. Muvuze Imana nabi Imana irarakara. Mwibagiye imyaka 430 uburyo imyenda itabasaziyeho. Murabyibagiwe uburyo ibirenge bitabyimbye. Murabyibagiwe uburyo inkweto zitabasaziyeho. Murabyibagiwe ikindi mwibagiwe imyaka 40 uburyo mwese nabagaburiye Imana ivuye mu ijuru. Umugabo nta ruhare yabigizemo, umugore nta ruhare yabigizemo, urubyiruko nta ruhare. Reka twebwe twitangeho urugero. Mama ukora hehe? Ukora hehe? Winjiza ngahe? Mugabo ukora? Mukobwa ukora hehe? Abana ni 7, abana ni 8, abana ni 10, ni 3 ni 2. Nta munsi y'urugo, nta kwirembo, nta mu gikari.
umuceri wazamutse ukabona Imana ica inzira urawuriye, isukari yazamutse ukabona unyweye icyayi, vuga ngo sinzi kubigenza Mana. Subiramo ngo Mana sinzi ukuntu bigenza. Oya bisubiremo, Mana sinzi ukuntu bigenza. Ubu bagukoreye audite ibyinjira n'ibisohoka, wasobanura iki? Ngo abana bariye minerivare ukabona Imana irayitanze, rasiyo ukabona Imana irayitanze, kwishyura inzu y'abandi ukabona Imana irayitanze, mituweli ukabona Imana irayitanze, kujya kwivuza ukabona Imana irayitanze, ukabona nawe ugiye ku isoko. Mana sinzi ukuntu bigenza, Mana sinzi ukuntu bigenza. Iyo Mana ikora ibyo tuyivuga nabi? Sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora. Mureke tugezanye ukuri, ubayeho ute? Tugezanye ukuri, ubayeho ute? Reka nemere ko ufite akazi, ndabyemeye. Umushahara wawe ntiwasiporota, ntiwakemura ibibazo byose byo mu rugo. Ni umugisha w'Imana uza ukabona ukwezi kurarangiye, ukabona ukundi kwezi kurarangiye. Vuga ngo Yesu we, vuga ngo Yesu we, ukabona ukundi kwezi kurarangiye. Abagifite amaboko twazamura ibendera y'Imana. Mana habwa icyubahiro, duhuze ibiganza twikomera amashyi Imana yacu idukorera ibyo. Mureke tubwizanye ukuri. Ngo amakara yazamutse ukabona urayaguze, gaze ngo yazamutse ukabona urayiguze, ibicuruzwa ku isoko ukabona byazamutse ukabona Imana igoye kujya guhaha. Iryo ni ikoranabuhanga ry'Imana ribikora. N'uguhaye 1000 ni Imana imunyuzemo, n'uguhaye 2 ni Imana imunyuzemo, n'uguhaye 5 ni Imana imunyuzemo, n'uguhaye 10,000 ni Imana imunyuzemo, n'ukohereje kuri mobile money ni Imana imunyuzemo. Iyo Mana ikora ibyo tuyivuga nabi? Imana irarakara, mumvuze nabi murabyibagiwe. Imana yohereza inzoka z'ubusagwe za sikoropiyo zinjira mu butayu, ngo abantu barabyimbagana, abantu baraturagurika, benshi mu Bisiraheli barapfa barashira. Ngo abasigaye bajya kubwira Mose, twavuze Imana nabi nawe tukuvuga nabi, genda udusabire Imana imbabazi izi dukureho izi nzoka z'ubusagwe zitumereye nabi ziratwishe. Mose ajya imbere y'Imana, Mana Abisiraheli barambwiye ngo bakuvuze nabi nanjye bamvuga nabi, none baravuze ngo uzubakure izi nzoka za sikoropiyo, izo nzoka z'ubusagwe zibamereye nabi. Imana iramubwira ngo genda ucure inzoka mu muringa, nurangiza uyimanike ku giti kimeze nk'ibendera. Uwariwe n'inzoka narebaho azagera ate? Narebaho ate? Ndashimira Yesu ko dadusaba ibintu bikomeye. Ntibagusaba ngo ufite konte bloke cyangwa ngo ufite amashuri angana iki, ube mugufi, ube muremure, ube ubyibushye, ube unanutse, ube igikara, ube inzobe, no kurebaho. Ashimwe Yesu wanje, ashimwe Yesu wanje, nari ntangaje, ashimwe Yesu wanje, kurebaho. Uwariwe n'inzoka narebaho azagera ate? Azakira. Yohana 3:14 haravuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ku mwana w'umuntu ari kweri kugira ute kumanikwa. Byavugaga iki? Byavugaga Yesu burya azacungura isi yose. Yesu waducunguye, tumukamera amashyi. Yesu waducunguye, tumukamera amashyi. Yesu waducunguye ahabwa icyubahiro. Yaravuze ngo yemwe abarufite n'abaremerewe muze musenge segera ate arabaruhura. Inyama n'amaraso ntabwo byabishobora, ariko dushobozwa byose na Kristo ugira ute uduha imbaraga. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Reka mvuga undi muntu wavuze Imana nabi bikamugwa nabi. Ni inkuru ziri mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14 umurongo wa mbere ugeze 11. Ndababwira ibirimo. Ni uwitwa Yerobowamu. Yerobowamu yari umwana w'imfubyi mwene Nabati, akaba yari yarahungiye muri Egiputa. Ngo igihe kigeze aratahuka, Imana ica mu muhanuzi witwa Ahiya. Imana imunyuramo iramubwira ngo dore nguhaye ubwami, uzayobora Isiraheli, imiryango 10 yose ya Isiraheli. Kandi bavuga ko yari umukozi wo mu rugo kwa Salomo. Reba umukozi wo mu rugo, Imana ikavuga ngo nzakuba kuyobora igihugu. Kumana Imana ntireba nkuko twebwe tureba. Disi abantu baravuga ngo pfa, ariko Imana ikavuga ngo baho. Abantu baravuga ngo ubuzima burarangiye, Imana ikavuga ngo buratangiye. Umuhanuzi ngo ntiyari yarashaje ku maso, ariko imbere ngo yarakireba. Imana imunyuramo, genda umbwirire Yerobowamu ko muhaye kuzayobora imiryango 10 ya Isiraheli. Bidatinze ubuhanuzi bwaburasohoye. Yari umukozi wo mu rugo. Abahanga bavuga yuko yarashinzwe inkwi iyo mu gikoni, iyo uwari mu gikoni yo mu nkwi, Imana irabibirindura
ibimugize umwami wa Isiraheli, imuha imiryango 10 ya Isiraheli, ubwami Imana ibuvana mu maboko ya Dawidi. Akimara kugera ku ngoma ahita abwira Abisiraheli, kujya Yerusalemu gusenga ndabona ari kure. Umwana w'umuntu yibagirwa vuba. Umwana w'umuntu afata ka miliyoni, mbona mwanya afite kujya mu materaniro, ndananiwe. Umwana w'umuntu ese igira ngo iyo miliyoni nuyikoraho iziyongera cyangwa izagabanuka? Nta mwanya mfite, amarepetisiyo yanyu ya buri kanya. Mada ujye gusenga ngendo umva nagize akazi kenshi usenge. Uribagiwe ntabwo turageraho Satani atarasimye. Bavuga ko yamaze ku ngoma imyaka 22. Arangije akora ikintu kibi cyababaje Imana, acura inyana muri zahabu, imwe ayishyira i Dani, iyindi ayishyira i Beteli. Aravuga ngo kujya Yerusalemu gusenga ni kure, muzajya musenga izi nka zanjye. Inyana wari Rwesamadongo, uvuga ngo Rwesamadongo wari umukozi wo mu rugo. Izindi Bibiliya baravuze ngo ntiyahaye agaciro cyangwa ntiyahaye icyizere Imana yamugiriye. Wari umukozi wo mu rugo, kujya Yerusalemu gusenga ndabona ari kure, muhinire bugufi. Inyana imwe ndayishyira i Dani, iyindi nyishyira i Beteli. Nimurangiza mwese mujye mubarara muziramye. Niwe Mana, niwe Mana. Imana yanga umuntu usenga ibishushanyo. Imana yanga abantu bajya mu butinganyi. Mbibutse icyatumye Imana irimbura Sodomu ni ibintu bibiri: ubutinganyi, ikindi cya kabiri ni iki? Ubusambanyi. Imana yanga abantu bajya mu busambanyi, Imana yanga abantu bajya mu butinganyi. Birayibabaza. Urabikoze? Mbibutse nta buzima namwe tuzabamo tutazakenera Imana. Abakeneye Imana tuvuga ngo amen. Ubundi hari ikintu Imana idashobora gukora. Tuvuge niba ufite ibyifuzo 10, Imana ntishobora kubigusubiza byose. Ishobora gusubiza 6 cyangwa 7, igasigaza 3 harimo utunyundo tugomba kujya tuguhonda kugira ngo ugaruke imbere y'Imana. Imana ntiyakora ikosa kugusubiza ibyifuzo byose. Hari utunyundo isigaza, vuga ngo utunyundo. Ukaba ufite inzu yawe ariko ugahora urwaza umwana kugira ngo yegere Imana. Ukaba ugenda n'imodokari ariko ugagusigaza uburwayi bw'umugongo. Simana kuko uzangiza rya. Paulo wazaga gukora ku myenda ye yagiraga ate? Yarakiraga kuri mushwari yagakira igicucu cye, ariko afite igishakwe kijisho rihora rinena amazi. Iryo jisho muzaho ryahereye cyagiye umucyo wa Yesu umumurikira. Umucyo waramurindagije, aragenda kubita ijisho kwibuye. Ibone Imana ibumukize. Rega Imana yabonaga tutazabikira, bimwe bica amababa. Yari kuzagukira, mwihangane ko yaciye amababa. Ubwibone bwacira buzi, yari izi ko itazagukira. Iravuga ati reka amababa nyakateda, nta hantu uzagarukira ndakuzi, kagabanyaho gakeya ndakuzi. Irakuzira. Ubu kugira ngo muze gusenga hano wagira ngo nibitangaza mushaka gusa, hari n'ibindi byabazanye by'ibibazo. Mana umakazi, Mana nkiriza umwana urwaye, Mana nyishyurira idene, Mana nduhura ubukode. Wakwereka ibyifuzo biri hano, wagushyira kuri esosiyo y'Imana. Yerekeraho. Ariko ishimwe ko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musanga ndagerane ndabaruhura. Yerobowamu ntakoze ibyo bintu, Imana ishaka akanyundo. Uravuze sha ngo urasenga ibimasa, urasenga izo nyana, izana akanyundo, arwaza umwana we witwa Abiya. Kugenda ataragera ku marembo iwe, agiye kumva yumva ngo wa mwana ashize mu iki mu mwuka. Dore icyo Imana yavuze, yaravuze ngo umugabo wawe namukuye muri rubanda. Mana we, irangije iramwogeza, aho kugira ngo ashyire Imana imbere, arangije ayishyira inyuma. Iravuga ngo nzaheha umuryango wa Yerobowamu nkuheha amabyi bakayamaraho. Niko muri Bibiliya byanditse, ntabwo nshize isoni imbere yayo, niko Bibiliya ivuga. Nzaheha umuryango wa Yerobowamu nkuheha amabyi bakamaraho. Kubera iki? Aho kugira ngo ashyire Imana imbere, yayishyize inyuma. Aho kugira ngo avuge Imana neza, arangije ayivuga nabi. Uragira ngo natwe Imana duhehe?
muragira ngo natwe Imana iduhehe. Niba tudashaka ko Imana iduhehe, niba mudashaka ko Imana ibamara, nuko tuyivuga neza mu buzima bwacu bwose. Dore ikikwemereye nuyivuga neza, iravuze ngo nuca mu muriro yo tuzashya, nuca mu mazi bazaterana ariko Imana izabatatanya, bazohereza amahembe Imana yigwatirize, impanuka zizaza Imana ikurengere, mubyakire mutere haleluya. Wowe icyo usabwa nuko tuvuga Imana neza. Amen, amen. Uri kuvuga Imana neza cyangwa uri kwivuga nabi? None umugabo arakubwira ati pereza ibase nkarabe, wese ntufite amaboko, ndaguhamije mwene Gakwaya nigire muri korari, uvuza Imana nabi, usuzuguye umugabo, naho usuzuguye umugore, ubavuza Imana nabi. Ariko umugabo n'umugore babanye amahoro, basabana imbabazi, baba bari kuvuga Imana neza. Iyo bemerana baba bari kuvuga Imana neza. Sheri, urugendo wagezeyo amahoro, ye Imana yandeze, avuza Imana neza. None abantu babaye barakare, abantu babaye barakare, babaye abanuki, kandi ngo turi mu nzu y'Imana. Bimaze iki hariya kuri tere? Mureke tuvuge Imana neza. Mbibutse Yosefu yavuze Imana neza. Yosefu yari impumyi, Yosefu yari ikiremba, burya n'impumyi ngo irakabakaba ntihayoberwa, ari impumyi. None ureba hazacura iki? Uwanditse komantere w'umwongereza ngo uriya mudamu yamweretse ibintu bitanu mbere yuko Yosefu amubwira ngo baryamane. Yosefu, niwemera ko turyamana, icya mbere tuzaguha ubwene gihugu. Ndagira ngo musubize, Yosefu yarakeneye ubwene gihugu? Yarabukeneye? Yes, yarabukeneye.